Mwaramutse mute rero abadukurikiye mwese, wenda ndagira ngo ngire utwo nsobanura nk'iyi sigino ntanze, gusa mbwira abantu kujya bagerageza bakareba uburyo tuba twaberetse videwo n'uburyo bagomba gusetinga sigino. Ni ukuvuga ngo isigino ntanze dore ngiyi, ni ukuvuga ngo iyo tukweretse iyi sigino ukakubwira ngo uri bwinjire kuri 0.0045 cyangwa se ukinjira kuri 00 amazerane sore gatoya nze mbibereke, ukinjira kuri iki giciro kiri aha cya kabiri, ikaba ari igiciro cya mbere. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni iki ngiki bifite umubare mutoya, icya kabiri ni cya kiri hejuru. Ni ukuvuga ngo kuri 00.042.5 niho usabwa kwinjirira, ndakeka urabibona neza bakabikwereka. Bivuze ngo rero uba ugomba kubizirikana ko igiciro cya mbere cyo kwinjira ku isoko ari iki ngiki, icya kabiri akaba ari iki. Mbere yo kwinjira ku isoko rero banza urebe ko igiciro cyagezweho. Reka tujye muri Mexico, ko iyi coin ishobora kuba ari Mexico muri Binance, kaze turaje nabyo tubirebe. Kanjye muri Mexico turebe. Abantu badafite account muri Mexico, fungura account baguha $3 y'ubuntu, hanyuma ukigiraho. Nibyo byiza. Niba kugira ngo ushire amafaranga yawe kuri wallet iri kibazo, ku muntu kugira ngo umubwire ngo shyiraho ngo $10, amadolari angahe, ni ikibazo. Ndagira ngo mbikwereke neza noneho sorry. Twinjiye muri Mexico. Muraje mubone itandukaniro. Ubu ngubu coin zose ibintu bimeze neza, ndetse nkeya zamanutse ariko izindi zose ziri long. Twinjire kuri future. Iyo tuvuze ngo future ni aha ngaha, tugira future aha, tukagira wallet, tukagira trading, spot, tukagira market, tukagira na home. Ariko muri future niyo twinjiye kuri future, reka nze mbibereke. Reba ko nk'iyi coin igeze kuri 40 kandi yashyize muri groupe nonaha, ubwo afite amafaranga menshi. Nayikoraga kugira ngo mbereka ko izi konti ni nshyashya, rye ntinda gukora video akoresha konti nshyashya kugira ngo mbereke. Urareba ko ahantu igeze wenda irimo testing imanuka izamuka, ariko si cyo nshaka kubereka. Reka nze turebe kuri candlestick. Urabibona neza aho twinjiriye ku isoko, twari kwinjira kuri 0.68. Ureba ko yageze kuri 67, yagiye munsi yawo, niyo mpamvu twagomba kwinjirira hariya. Ubwo rero nuko biba byifashe. Noneho iriya coin nari ndi kubereka ni iyi USDT, niba ariyo X Empire, wenda ko bayikoze ndakeka hari ariyo, ko njye sinigeze nyibikura. Urareba neza igihe cyo kwinjira mu isoko ko cyageze. Ushaka wakwinjirira ahangaha, ndakeka urabibona neza cyane. Iyo uvuze ngo rero iyo ugiye hano ukareba ngo wenda urinjira kuri 0.0082.5, wenda n'ahangaha ntirahagera, ariko 82.5, turebye kuri candlestick dushobora gusanga yahageze, ko yazamutse cyane. Yazamutseho 57%. Biba bigaragara ko coin yazamutse cyane. Ariko urabona ko na 50 yahageze. Bivuze ngo rero igiciro cyo kwinjira ku isoko cyageze. Ushaka kwinjira ahangaha ntacyo bitwaye. Cyeka ni ibintu biba bisobanutse, kandi buri umwe wese agomba kubyumva, akabyumva neza cyane. Na Bitcoin ejo nababwiraga kwinjira ku $71. Kambereke Bitcoin ejo nabahaye update ko turi bwinjire ku $71,071 by'idolari, ariko urareba ko nayo yarazamutse. Iyo tugiye kuri candlestick nibwo tubibona neza.
niyo ntanze mu kanya naberetse ko byari kuzamukira kuri dolari 73,000. Turebe network nyine ziba ari nkeya, niyo mpamvu ubona bigenda gake. Rero ku Bitcoin yazamutseho 7, niba mubyibuka neza twahera ku 67 abari bafite signal. Tugaruke kuri iyi signal, ni ukuvuga ngo rero abantu muri groupe ubonye ko yageze ku 75,000 Bitcoin, 75,000 by'idolari. Turebe muri signal twatanze aho twari kwinjirira bwa mbere. Bitcoin bwa mbere twari twinjiye ku dore bwa mbere twari kwinjirira ahangaha ku 67,000 yarahageze, niho aba mbere niho binjira, ba kabiri binjira ku 68,839. ubwo byari ejo, igeze hano ku 75,000 yagezeho kuri iyi target, aho izakomeza ikagera ku 78. Ibi bintu rero uba ugomba kubizirikana nk'umuntu wari ufite amafaranga ahagije rwose. Ahangaha ntabwo waba amadolari 200 cyangwa 100. Ni uko nguko byifashe. N'iyi ngiyi nayo ni uko yari imeze, twinjiriye ahangaha, cyangwa se bamwe binjirira ahangaha. Turebe aho igeze, kanyirebe yambere aho igeze. Turebe, yarazamutse cyane, ureba ko ugeze ku bihumbi, ku madolari 156. Turebe ari bugere ku madolari 150. Ni ukuvuga ngo izi zose yarazirangije, izi target zose zararangiye. Iyindi nshaka turebaho ni iyihe twakoze. Turebe indi coin, ni iyi ngiyi. Iyi coin ejo nayikoreye video mbereka aho twari kwinjirira n'aha. Aho twari bwinjirire n'aha, gato ni ahangaha cyangwa aha ku idolari rimwe ikagera ku madolari 2.19. Turebe uko imeze. Ureba ko ugeze ku madolari 230. Abantu bayikoze yazamutse ku kigero cya 400 kubakoresha leverage 20 kuri 400. Urumva yikubye amadolari 100. urumva barakuyemo angahe? Niba yarazamutse kuri 400 ku ijana, ni akayabo. Ni uko nguko byari byifashe rero. Reka mpinira ahangaha. Ubwo n'izindi turaza gukora, ndaza kubereka uko byifashe. Hari muri Mexico, muri Binance naho reka ndebe bimeze. Icyo mbasobanurira, jya umenya iriya mibare icyo isobanuye, kandi mbere yo kwinjira mu isoko banza utekereze neza, ko ntago nzi abantu benshi, ntago nzi ngo abantu bafite amafaranga kuri Binance ni bangahe. Biragoranye rero, mpamvu turimo twiga twimenyereza gake gake. Koresha leverage nkeya, nibyo gukoresha leverage nini uyigize umuntu w'umuhatari urahomba.
Okay, iyi ngiyi nayo yamanutse cyane, reka turebe, nari ndi kuyikora ariko iraza kuzamuka nta kibazo njye mfite, bitewe wenda nayinjiye kare, nayinjiye ku giciro kitari icya nyacyo, so nta kundi. Okay, kandindire ndaza kumenya uko bimeze.